ahandi hantu ikosa wa mama tujya dukora hari ukuntu umukozi akora ikosa tugatomboka twirengagije iki ko ari bo badusigaranira abana bacu. Ese ukeka ko niba umusomeye cyangwa ukaba wamukangara wa mwana bari busigarane wakajyaho gusobanurira umwana akamaro ka kondomu kubera ko igihe tugezemo niba uzi kutirirwana n'umwana shakira umwanya abana. Ntago mvuze ngo nimurereshe abatanti n'abana murereshe kubera ko ntago uzabasha gukora uri kumwe n'urwo ruhinja nta terambere uzabona nta nubwo uzicara mu rugo ngo ubone ibyo wifuza. Niyo handi utangira kuvuga ngo nashatse nabi kuko umugabo ntago uzajya umubwira ndashaka kwisukisha ndashaka kwisigisha inzara ndashaka make up. Hari ibintu byinshi umugabo aba afite byo gukora pe. Ni byiza n'umugabo iyo akoze n'umugabo burya abona ko afite umuntu bari kubakana. Ntabwo abagabo b'iki gihe bakunda abagore bicaye nta n'umwe ukimukunda. Nigeze ko papa igihumbi ngomba kera amafaranga ya kera yari menshi arangije ndagenda njya kuri botike ibintu nanayaririye sha nari rimwe gukubitwa nagiye nyaguramo spadipe za sense andi nari nsigaranye murana n'umwana afite akantu k'agashakoshi imwe bwa kera bashagamo telefone nta telefone ngira nigaga mu wa kabiri primaire mba ndakaguze twebwe iyo papa yajyaga kudukubita mama yajyaga mu cyumba ntiwamenyaga niyo abarizwa bakubagaga adahari akaza wanacecetse. Abantu b'iki gihe tuzi ko ubusirimu ni ukuba umwana afite umukozi wiwe nawe ufite ibindi bintu ugiye umwana yagutesha umuzi ugahita umubwira sanga uriya runaka ati runaka tanti ngwino twara umwana nk'umwana akamara ngo tanti ngwino twara umwana afite akandi kazi ndimo ugasanga umwanya munini ntabwo uri kuwuha umwana nk'uko bigomba. Umwana afite uburyo ari kwangirikiramo na wa mwanya utamubonera ngo umuhe ngo muganire nabyo ugasanga bifite ahantu nyine biri kugenda byangiza umwana nta mwanya umubonera. Yes mwongeye kwirirwa turabasuje turabifuriza amahoro n'imigisha bisakare kuri mwese. Yego turasuza abantu mwese muri mu bice byose bitandukanye i Burayi, Amerika, Canada, Australia, hose i Uganda hose nibagiwe n'abantu bari mu bihe bibi bitari byiza tunababwira ko ntibacike intege bihangane Imana igerageza uwikunda. Wari umeze neza rero? Shameze neza. Yego urasa neza kabisa urasa neza kabisa nibisanzwe. Yego mumeze mute rero? Twari turaho tumeze neza alhamdulillah turashima Imana. So ndasuhuza abantu bari kundeba uyu mwanya mahoro y'Imana abantu namwe banyarwandakazi. Amina. Okay uyu munsi rero ko nzanye byinshira natwe nibyo dushaka. Tugiye kuganira ku kintu cyitwa ikintu cy'uburezi. Uburezi ni iki? Uburezi nyine kuntu nyine tureramo abana. Yego harimo ibintu byinshi mu burezi turera abana ukuntu twitwara imbere y'abana. So ndashaka tukaganireho gato uburezi kubera ko hari ikintu nabonye ahantu ahanini twebwe abamama b'ababyeyi dufite uburyo twangizamo abana kandi tutabizi. Gute? Mbaza ngo gute? Impamvu zo ngo dufiteho ahantu nyine ntabwo tugira uruhare runini 100% ko umwana ubwarananirana ahubwo nuvuga ngo dufite uruhare mu gutuma abana bananira. Sinzi niba mujya mubona ku social media nyine kuna abana benshi amplisi abahungu ntoya nako nagara abahungu gusa abahungu n'abakobwa nyine haje ibintu by'uburezi biyene kubona abana barananiranye. Ndashaka ko tuganira kuri icyo kintu nta experience ihagije mfiteho ariko nugusangizanya ibitekerezo. So nk'urugero hari ahantu nyine kuri ngiye ukuntu mba mbyumva mbona ababyeyi hari ahantu tugera tukanegrija mu burere mu kurera ku bana. Urugero gute? Abana ba kera twebwe ntago nyine abana bake twebwe nyine ukuntu twe batureraga mbere nk'iyo wakoraga ikosa mama yitaga kubwira umva ndabibwira papa wawe icyo kintu yakivuga
wamenyaga kuri burara ubazwe nijoro. ariko uzi ko ari byo, uzi ko kera ubundi ngewe ntabwo nzaguha ubuhamya rimwe. Ndi mu bantu bakubiswe inkoni, noneho ngewe nakubiswe inkoni, mva ku nkoni njya ku ngumi n'imigeri, mva ku ngumi n'imigeri, noneho bakajya banjyanira abaroko defense. Roko defense urazize, nizo zagize zikajya zinkubita. Kera bambaraga amabara asutera umutuku. Bariya barankubise, uzi ko ngewe barankubitaga bakananerura bakanahana n'abasha no kugenda. urumva igitsura ababyeyi ba kera bagiraga. Ariko ndakubwiza ukuri ko ngewe ubu ngubu mbifitiye ubuhamya, mfite proof yuko icyo kintu ni ingenzi cyane ku mubyeyi. Ngewe numvaga ari n'urwango, ariko ubu ngubu ngenda mbona result. Nyine iyo biri kuba ubona ari urwango, ariko iyo ugenda ukura niho ubona nyine ukabona ko bigufitiye akamaro, kuko kiragiye gukubita n'igivuga ngo umubyeyi aranyanga, ugasanga ukavuga ati ngewe mama nankunda, papa nankunda, papa wagira ngo si yambyaye. Noneho uvuze icyo kintu tunyibutsa kera nigeze kwiba papa 1000. Kagira inkuru. Nigeze kwiba papa 1000, ngumva kera amafaranga ya kera yari menshi. Arangije ndagenda njya kuri botike, ibintu nanayaririye nari nkwiye gukubitwa, nagiye nyaguramo Spadip za sense. Andi nari nsigaranye murana n'umwana afite akantu k'agashakoshi umwe bwa kera bashagamo telefone, nta telefone ngira, nigaga mu wa 2 primaire. Mba ndakaguze abantu bibaga ibiceri turabasuje, turaje dusuza ibiceri, abantu bibye duceri. Ngeze mu rugo nsanga papa yakibuze 1000 yanegereje. Ubwo nagiye njya kwa babo wanjye Nyagasana mworohereze, yarapfuye. Nange ndashaka ijage yo kunywa amazi, arayima ntiyajyaga abaza byinshi. Nicara hanze mfata za Spadip za 10 nzikubita mu jage, nanyweye amekikoro. Ndangije ibiceri iri amafaranga nari nasigaranye, nzamuka ruguru ngura pH papier hygienique, ndagenda ndiherera njya kuzihanaguza mu kanwa kugira ndebe nyine ko Spadip inshiraho. Yanga kunshira, ndavuga n'undi sindara mu nzira, reka naratashye ngeze mu rugo nsanga papa yandindiriye. Uvuye iminwa yabaye sinzi bara nari mfite. Yego mbona papa arambwiye ngo pfukama. La ilaha illa, yazinze aronje mu gatatu. Yankubise aronje. Mu buzima bwanjye mpita ndahira ko kwiba ntazigera nongera kwiba. Niba mvuye ako karakanyuzeho, niyo mpamvu nayimbuze ababyeyi b'ubu ntabwo batugihana nyine nka kera, twebwe twarakubitwaga. Ubundi ubu nabiterwa n'iki nyine? Niba ntabwo navuga ngo ni isi tugezemo. Ababyeyi dufite ikintu kisa nko kwirengagiza. Kankubwire nk'urugero. Ni ukwirengagiza se? Njyewe nkeka ko ari ni santima. Reka nkubwire, ababyeyi b'abamama ubundi ikintu twebwe umutima ukuntu turemanywe, tugira santima nyinshi cyane, ariko wumve ku buryo ngo iyo zibaye nyinshi hari naho zica umwana, bitewe nyine n'uburyo tuba twazimweretse. Ni byiza kugira umwana santima, ariko kuzimwereka ari nyinshi. Ariko ahanini nta mugabo burya, nta mupapa w'umugabo ujya wemera kubona umwana yangirika cyangwa umwana afite imico mibi. Jamais, ntabwo bibaho, nta mugabo ubaho ubyemera. Nta n'umugabo ujya ugirira santima umwana, ahubwo twebwe igitsina gore tugira santima. Reka nkubwire nk'urugero ukuntu ngiye mba numva nyine ari ahantu byica umwana. Nk'ari igihe nk'umwana akora ikosa, papa aramuhana, noneho ko undi papa ari guhana, twebwe umugore ugutwi kwacu tuba turi kumva za nkoni bamukubita n'ukuntu umwana avuze induru. Ugasanga niho hahandi umugore araje abwiye umugabo, ubwo se wamubabariye wamurekeye? Umwana uri kumuhana arakubwira ati wamubabariye, mukarakaranya cyangwa akajyamo hagati. Reka no kuvuga ngo kujya hagati, ako kantu umwana aba yumvishe ngo wamubabariye, rekera, cyangwa se wandekeye umwana. Ako ngako kuri njye numva ko bifite ikintu byafekta ku mwana.
kuko ahita abona ko ari justice. akabona ko nyine papa we nta muhe amufitiye. ako kantu nako mbona ari kabi ku babyeyi. twebwe uzi ukuntu byagendaga, twebwe iyo papa yajyaga kudukubita, mama yajyaga mu cyumba ntiwamenyaga niyo abarizwa. bakubagaga adahari, akaza wanacecetse uri no guseka ko papa arawukubita avuga ati ndi numva ngo nafyo ndakongeza. ubwo nyine wumva we yazaga byarangiye. ariko ubu ngubu usigaye kubita umwana nyina agahita ajyamo hagati. werekana ko naga kuvuga ati nanjye uradukubita. nagareka nkubwire, nagara kuvuga ngo akajya hagati natwe aradukubita. niko kundi nyine ni muwe tuba dufitiye abana. ariko za muwe tuba dufitiye abana uza ahantu umenya ko byangiza umwana iyo umwana ageze mu gihe cy'uburumbuke. umwana nk'umukobwa iyo amaze gukura cyangwa umwana w'umuhungu, hari igihe kigera ubundi haba hari step zo kurera umwana. hari step yo kumukubita kuko igiti kigororwa ari gito, nta muhu ufite kuko ubuze icyo ushaka kaza handi akora agakosa ugahita ukamuhanira ku buryo nyine umukubita ingeso ikaranduka. hari step yo gukubita umwana, hakaza step y'iki yo kuganiriza umwana hamwe. inkoni nta kintu ziba zikora yo kuganiriza umwana. niho handi inkoni ubundi duhe nk'imyaka wenda. reka nkubwire ngiye kuri njye ahantu banumva nk'umwana yakubitwa bite nyine utangira kumwereka igitsure kuko kundi umwana batangiye kumenya ubwenge, akaba yafata nk'igikombe arakimennye ukamukanga ukasa nk'umwereka nyine ko ibyo akoze ari ikosa. hariya nyine mba mbona ariho utangira gukanga umwana kugeza muri ya myaka nk'ingahe nka 15. muri 15 handi nyine umwana batangiye kugenda afunguka ageze segonderi. 15 se ubu ntaba yakuzera. 15 reka nkubwire 15 ni ukuvuga ngo suka batakuze wenda nk'icumi. 15 nagaruka abatarakura aba yakuze ariko abagifite igitsu abakigombera igitsure. ngiye nari nyetse ko muri 15 mu 10 kuzamura. reka nkubwire uziko twebwe twageze nageze 6e primaire ukora ikosa papa akagukubita kandi numva ko ndi mukuru. nanjye narakubiswe nyine niyo mpamvu ndikubwira nko muri 15 umwana abakeneye igitsure handi umukanga. ariko ibyo byari kera kera ho nubwo n'umubyeyi yitaga ku myaka ufite pfa kuba yarakubonaga ikintu atishimiye icyo cyo waragihanirwaga. noneho ngiye kuri njye numva ari nka 15 guhera kuri 15 kuzamuka muri 18 19 niho hahandi umwana aba akeneye kuganirizwa. noneho wowe ikintu mba numva twakora nk'umubyeyi ni ukubi aho ngaho uba ugeze igihe cyo kuba inshuti n'umwana, kuba inshuti mukaganira akakubwira. kuko reka nkubwire iyo utikomeje ku mwana muri ya myaka, iyo umwana nyine umweretse ko muri inshuti muganira, ko njye najyaga mbibona kuri mama wanjye aganira na bakuru banjye bakaganira nyine nta kintu bamuhisha, akaba yamubwira ati mati uno muhungu n'uyu yarantereta nyine ukamuganiriza. mama akaba yavuga ati umva ibi nibi ahangaha reka ibyo ntabwo babikinisha gutya nyine na gutya akanakubwira ati niba mukundana ashaka kukubona ajya aza kurebe mu rugo, nta bintu byo kuva hano ngo ugiye kumusura. nyine ubwo umubyeyi mukaganira. urumva iyo mubaye inshuti nibwo abasha kuguhishurira ibintu byose. noneho nawe ukabasha kubona uburyo umuhamo inama. ariko yakubwiye ibindi byose agenda acamo cyangwa ahura nabyo. nyine umubyeyi abwira umwana nyine ukuntu ibintu byose bigenda bimera, akamubwira ati umva uzitondere, gira isaha iki gihe n'iki utazagwa mu bishuko, ushobora kujya kumusura ugasanga nyine akwangirije ubusugi nyine mukaganira. ariko niba ari ukuba abasirimu kw'iki gihe kw'abana, usanga nk'umwana afite nk'imyaka 10 n'ingahe atirekura ku mubyeyi, akaba atamuganiriza ngo amubwire ati ma mfite inshuti gutya na gutya, cyangwa nabonye umuntu untereta gutya na gutya. kubera iki ababyeyi twese muri iki gihe twigize abantu bahuze. umumama sinzi niba ufite mama wawe akanya kose aba ari mu kazi, niba avuye mu kazi uzareba nk'ubu ngubu ukuntu abana basigaye barerwa n'abakozi. icyo kintu uziko ibyo bintu twebwe kera bitabagaho. abantu b'iki gihe tuzi ko ubusirimu ni ukuba umwana afite umukozi wiwe nawe ufite ibindi bintu uhugiye. umwana yagutesha umuzi ugahita umubwira sanga uriya runaka, ati runaka tanti ngwino utwara umwana. nk'umwana akamara ngo tanti ngwino utwara umwana afite akandi kazi ndimo, ugasanga umwanya munini ntabwo uri kuwuha umwana nk'uko bigomba. kandi noneho bikafekita cyane cyane abana iyo
ufite tantine urumva ba tantine hari n'igihe ushobora kubana n'umukozi nimube mwamarana n'amezi abiri buri mezi abiri akagenda hakaza undi buri mezi abiri akagenda ikosa dukora ngaho buri umwana uko ahuye no buri mutantine wese bagiye bahura afite akanamukuraho ntabwo uzi ibintu byigeze kwaduka by'abakozi bajyaga bafata abana ku ngufu cyane ndabizi ese ukeka ko uwo mukozi yafataga uwo mwana akaba yatekereza ibyo bintu bidatewe n'umwanya ubaha icyo kintu tuzakiganiraho birambuye ariko akantu nashaka gupointingaho cyane ako kantu ko guhindura ba tantine bakahorana umwana noneho ukabahindaguranya iyo ubahindaguranya rero umwana agenda atora imico igiye itandukanye uyu uje amuha imico ye undi yaza akamuha iki undi yaza akamuha iki uva ibyo bintu byose nyine uba uri kurundamo umwana urumva rero aho ngaho ntabwo umubyeyi nawe ntabwo ababyeyi b'iki gihe nyine batekereza icyo kintu kandi icyo kintu kigeraho kikangiza umwana noneho icyo ngicyo ngewe mbona kiri mu bintu nabyo bishaka bwangiza uburere bw'umwana ibyo nabyo biba birimo so ikintu rero narindi kuvuga ku babyeyi cy'ukuntu umwana yangirika nyine ahantu abamama tuba dufite morale none katuvuge nk'urugero mbonye nk'urugero umuntu araje arambwira ati mama mini uzi ko mini mubonye ahagaze hano gutya na gutya n'uyu nguyu n'uyu n'uyu noneho byandi byo kuvuga ngo ntibakajye banyinjira mu buzima njye simbitindaho nkahita mvuga umva ku wundi unyinjirira gute uzi iyo nari mutumye ugasanga nyine ntunganyije umuntu bya bintu mfite ukuntu mbyirengagije hahandi umwana ari kugenda akora iki ananira nta mwanya afite wo kuganira nawe mva mu kazi naniwe kandi burya ikintu cyo guha umwana umwanya munini niho abona ko muri inshuti umwana akajya kuganiriza ibintu byose ntaguhishe utarinze uzana n'ikintu cyo nabwo gukanira umwana cyane ntabwo aba ari byiza niyo mpamvu bavuze hari ikigero umwana aba ageramo bikaba ngombwa ko we na mama we baba nyine inshuti cyane cyo kimwe nk'uko hari n'abana bivukira ubwo nyine ugasanga hari ibintu byinshi ubu ngubu abana bafite bibarangaza bibakine iriya nyine bifite ukuntu biba distractingamo gute niba umwana ibintu byinshi ubu ngubu byabaye social media sibyo twekera nta n'ubwo iwacu bajyaga bakwemera gukinisha telefone gufata telefone ngo bakujijishe uri kureba utuvidewo uri kureba udukireka reka wahitaga bakubwira ati jya gukina n'abandi ugasanga nyine abana bafite nyine ibintu bari guhugiramo ariko ubu ngubu urabyara umwana ariko si no kuvuga ngo ni twebwe ababyeyi dusigaye tubafungira abantu b'iki gihe twese twabaye ba nyamwigendaho n'ufite ahari aba afite ukuntu nyine umwana wamufungirana ntabwo abana bakina nk'uko abandi nyine twirekuraga mbere ababyeyi bakatureka tugakina saa zo kurya zagira akaba yavuga turajya kurya mu rugo kwa runaka ubu ngubu hari n'igihe uba ufite ubwoba uvuga ati umwana wanjye bamuroze se nyine nta cyizere turimo twebwe abantu mashyari kuko yabaye menshi rero nicyo kintu navugaga ugasanga umwana afite uburyo ari kwangirikiramo na wa mwanya utamubonera ngo umuhe ngo muganire nabyo ugasanga bifite ahantu nyine biri kugenda byangiza umwana nta mwanya umubonera kubera ko nk'ubu ngubu ku masosho media ibintu by'ubusambanyi ntaho batakibibona hari n'abaciko bagashyira amahanu zabo ku masosho media ugasanga byasakaye kwa kundi umwana afite telefone ari gusikororinga harahari bugira akabigwaho ugasanga nk'umwana akoze nka practice simbizi nyine nuko wagira iyihe nama ababyeyi njyewe nyine kuri njye ku giti cyanjye ikintu mba mbona twebwe nk'ababyeyi twakora kuko nitwe ba mama tuba tugomba kubikora ni ugushaka wa mwanya ukavuga ati niba mvuye mu kazi cyangwa niba uyu munsi niriwe aha mfite utuntu ndi bugende nkora nyine umwanya wo kubaza umwana tukaganira ku buryo umwana ageraho akakubera open ku buryo n'umwana yagira n'ikibazo akaba yakikubwira akubwira ati nk'urugero utima uzwi nk'urugero uzwi n'umuhungu runaka yagerageje akankuraho kutako kera abana barabivugaga mama akambwira ati niba gukoraho ubimbwira ariko si ubu hari ubivuga ntawe ubivuga ko aravuga se najya kubibwira mama we noneho aramwica arabivuga papa we nabimenya noneho baramukubita birarangiye ugasanga hahandi umwana aratinye ageze aho noneho atagera ntakubwira ibintu bimurimo njyewe ku giti cyanjye ikintu numvaga nk'ababyeyi b'abamama twagakoze
kubona umwanya wo kuganira n'umwana, ukaganiriza umwana, ukabona umwanya umuha, hakagira ibyo umwigisha ko ibi ngibi ni bibi kuri wowe, hagira n'umuntu ukubwira ngo umwana wawe afite akana kanaka, niba ari umukobwa mukuru, reka twe twanakuze twarinze dushaka twe gukora ikintu mama akaba yakuganiriza akagusomera ukavuga ati aha ngaha nakosheje, akanakurakarira ukavuga ati aho kugira ndakarire iki kintu nagihindura, kubera ko nyine yakikubonye, ariko ubu ngubu hari igihe ashobora kukikubwira ukakirengagiza, ibyo ntabwo ari byo. So rero ba mama twige ikintu cyo guha umwanya abana, kugerageza kuba inshuti n'abana no kubasobanurira abana b'abangavu, ukamubwira ibibi, ukamusobanurira n'igihe agezemo nyine, aramutse agize utya yasama, hari akantu Scovia yigeze kuvuga ukuntu ababyeyi twakagiye tubigenza, wakajyaho gusobanurira umwana akamaro ka kondomu, kubera ko igihe tugezemo ku masosho media birasakara cyane. none se ufite ikibazo nk'ubu wenda tuvuge warashatse ufite urugo, noneho urabona abagabo b'iki gihe cyangwa se wenda urugo rw'iki gihe bisigaye bavuga ati nyine kubaka kw'iki gihe ni uko buri wese nyine aba agomba gukora agashaka, sibyo? kuko ngubu imyumvire y'abantu b'iki gihe basigaye bumva ko n'umugore nawe agomba kugira uruhare mu buryo bwo gushaka ibibatunga mu rugo, n'umugore nawe buretse gato ndagize, n'umugore nawe aba afite aba ashaka urwo ruhare kuri icyo kintu. noneho wenda mufite nk'abana, ni iyihe nama wagira ababyeyi, sibyo? ni iyihe nama wagira ababyeyi bose babyuka bakajya mu kazi bagasigira abana abakozi? Yego nibyo, wenda ni byiza ku ruhande rumwe kuko bose baba barwanira urugo, iterambere ry'urugo. noneho nta ngaruka zaba ziri muri ibyo bintu, cyangwa se nta ngaruka zaba ziri aho hantu kuba umubyeyi w'umumama abyuka akajya mu kazi agataha nimugoroba, abana baba bari sefu, cyangwa hari ubundi buryo wenda bajya babikora kugira ngo abana babashe kugira uburere bufatika? umva ngo usubize aho ngaho. Ntabwo ngiye mvuze ngo abamama ntibakore, isi tugezemo, igihe tugezemo ni icyo kuba umugore yahaguruka n'umugabo agahaguruka. Yego, ntabwo ari ukuvuga ngo kugira ubonere umwana umwanya ni uko utari bukore, uri bube umugore wo mu rugo. hoya, byuka mu gitondo ujye gukora akazi kawe, nuva ku kazi, niba ufite n'akazi byaba byiza wikora, niba wikorera utahe mbere y'umugabo, cyangwa utahe habura nyine nka ya masaha abana baba bari mu rugo babura gato ngo baryame. nuhageraho byaba byiza burya ugiye unataha ukabanza ugasangira n'abana, kuko no mu gusangira n'abana ubona imico baba bafite, kuko hari nk'umwana uba uri ku biryo ukabona nta disipurine afite ku isahani. ariko nk'umubyeyi nyine utirirwana n'abana, ugataha ukajya mu kazi mu gitondo ugataha nimugoroba, uko biri kose ntago habura ibindi bintu bibi nyine reka nkubwire aho ngaho, umwe umugore arabyutse ugiye mu kazi utashye nimugoroba, ufite nk'isaha utaha abana baryamye. aho ngaho ikintu ngiye navuga ku giti cyanjye nk'inama navuga, mba numva ni byiza pe byuka ujya gukora mu gitondo, kuko igihe tugezemo ngubu ugomba gukora, umugabo agomba gukora. ibintu byaranahindutse, reka ntabwo byari bimeze nka kera se ko umugabo yakoraga mukaba papanya akaba yagura inzu ari we wenyine uri gukora agakora ibiki, ariko ubu ntabwo bigikunda. so ikintu ngiye rero numvaga aho ngaho, byuka mu gitondo nk'umubyeyi ujye mu kazi kawe, cyangwa nabwo utarabyuka mu gitondo banza ubyuke mu gitondo isaha zo kwitegura, witunganyirize umwana, ube wamutunganya nyine umurebe, mwitunganyirize rimwe, ugende ujye mu kazi nutaha mbere y'uko abana baryama, ubanze nyine uburyo abana ukuntu bameze ari utuntu tubashuka. niba ari nk'utuntu ufite umuzaniye, uze umurebe, ubanze umubaze umunsi wawe wagenze ute, byari bimeze gute, umuganirize nyine
ajya agenda akubwira byari bimeze gutya, byagenze gutya, mu rugo twariye gutya, byari bimeze gutya. Aho ngaho umwana ugenda nyine wowe ubwawe ugeragezamo ugashaka akanya uha umwana. Nk'uko reka nkubwire se buriya nk'iyo ufite umugabo ndetse tuvuge ugomba gukora amasaha 24 ku buryo uburira umwanya umugabo. Iyo uburiye umwanya umugabo afite undi muntu umubonera. Rero nk'uko uzi ko uri gukora ibintu byose ukabonera umwanya umugabo, ni byiza ko ukora ibintu byose bishoboka. Umugabo ariko umubonera nijoro n'ubundi ni amasaha nyine umugabo ni byiza nijoro, ariko reka nkubwire iyo ubonera umwanya umugabo uzi ukuntu tubigenza. Se nk'iyo ufite abana urabagaburira kare ukabaryamisha, ukaba ari umwanya wawe nyine we n'umugabo, ni umwanya wanyu. Rero uba ugomba no gushaka kwa kundi ushakira umugabo umwanya. Niba uzi kutirirwana n'umwana, shakira umwanya abana. Ntabwo mvuze ngo nimurereshe abatanti n'abana, murereshe, kubera ko ntabwo uzabasha gukora uri kumwe n'urwo ruhinja, nta terambere uzabona, nta nubwo uzicara mu rugo ngo ubone ibyo wifuza. Niho handi utangira kuvuga ngo nashatse nabi, kuko umugabo ntabwo uzajya umubwira ndashaka kwisukisha, ndashaka kwisigisha inzara, ndashaka makeup. Hari ibintu byinshi umugabo aba afite byo gukora pe. Ni byiza n'umugabo iyo akoze, n'umugabo burya abona ko afite umuntu bari kubakana. Ntabwo abagabo b'iki gihe bakunda abagore bicaye, nta n'umwe ukimukunda. Rero niyo cyo kintu yabivuze aho ngaho, ukabonera abana umwanya nk'uko ubonera umwanya umugabo. Nyine uzi ko mugiye mu buri ukavuga ati uyu mwanya ni uwacu, abana nabaryamishije. Utirirwa mu rugo ukabonera abana umwanya, ukajya unacishamo ukamubaza tanti umwana ameze ute, ukamuhamagara. Ahandi hantu ikosa abamama tujya dukora, hari ukuntu umukozi akora ikosa tugatomboka twirengagije iki ko ari bo badusigaranira abana bacu. Ese ukeka ko niba umusomeye cyangwa ukaba wamukangara, wa mwana bari busigarane, uba uzi ko we ari bumufate ute? Uramutombokeye nawe yirirwanye n'umwana amushihura gutya, yamushiwe. No handi usanga n'umwana nawe ubwe agera mu bantu akabashihura akagira iki, cyangwa ukavuga ngo umwana yarangiritse. Tuba tugomba nyine kwitwara neza no ku bantu dukoresha, kugira ngo n'abana bacu bagire nyine uburere, kukagiramo akantu ko kubanza kuvuga ati umwana wanjye bimeze ute. Utavuze ngo bino by'amakamera. Hari ibintu tujya dukora ngo by'amakamera, tugashyira amakamera mu rugo, ubundi si ubwo umugani agiye nko kumukorera ikintu akamujyana hirya ya kamera, ko kamera itarera umwana. Agiye nko gukora ikintu akajya iruhande rwa kamera akamukorera ikintu, yarangiza akamugarura kuri izo kamera uba wamuteze. Nabo bazi ubwenge. reka iki kintu ndashaka ko tuzakiganiraho birambuye. Ndashaka ko ibi bintu tuzabiganiraho birambuye cyane. Reka tubanze tubahe iyi episode, bo noneho baduhe opinion yabo muri comment. N'ubundi ntabwo iki kiganiro tuba tugikoze twebwe ngo tuje kubigisha uko murera, no gusangizanya ibitekerezo. Wenda njye nshobora kuba numva ko gutya ndera nibyo byiza, ugasanga nanjye mba mfite aho byangiza umwana. Niyo mpamvu tuba tugomba kuganira tugasangizanya ibitekerezo. Ntabwo njye mba nje kukwigisha ngo urere umwana wawe utya, yaba buri wese aba afite ukuntu arera umwana. So karaka uyu munsi twari dufite, reka tubasangize ibi nabo badusangiza ibyabo. Noneho tugende dusharingana ibitekerezo, kuko aho bigeze urebye neza ubu usanga nyine urubyiruko nyine ruri kujya harindimuka. Sinzi nimba ariko ntabyita, ariko tugomba gukumira ibintu hakiri kare. Kandi ubundi ibintu byose nyine bipfira mu burere. Ibintu byose bitangirira mu burere, ibyiza byose niho bitangirira. So ndumva niho twagahereye kugira ngo tubashe kubona icyarinda abana bacu. N'akandi kantu nari nibagiwe, uzi ko mu bintu birinda n'umwana n'amasengesho y'umubyeyi abamo. Yego cyane rwose. Ikintu kirinda umwana amasengesho y'umubyeyi arimo, kubera ko we ntago warinda umwana nk'uko Imana yamurinda. N'amasengesho yacu, amasengesho arakenerwa ku kintu icyo ari cyo cyose, no kuba uriho byonyine bisaba amasengesho. Nabyo nyine biba ari ibyo gushima Imana. Rero ariko burya amasengesho, kuko uranavuga ati Mana ndagusabye, nk'uko dusenga ko nta mubyeyi ujya usenga avuga ati Mana ndagusabye undindire umuryango wanjye. Ibyo ntabwo nta muntu ujya wibagirwa iryo sengesho. Reka rero dusoreze aha.
tunasaba abantu gukora subscribe, like, share na comment. kugira ngo dukomeze dusangizanye ibitekerezo, kandi bakore comment, baduhe comment bitewe n'uko babyumva, cyangwa se wenda n'indi sije twakurikizaho kugira ngo tubashe gusangizanya ibitekerezo n'ubumenyi mu burere. So reka tubasezere rero, naho ubutaha inshallah.